ni umwe mu bagabo bubashywe mu kazi bakora, ni umwe mu nararibonye, ni umwe mu bagabo baturutse kure habi bakagera kure heza kubera gukurikira indoto z'ubuzima bwabo, ni umwe mu bagabo babashije kubabazwa n'ababyeyi ku buryo bukomeye, ku buryo benshi muri twe tutabasha kubyiyumvisha bitewe n'izina twumva uyu munsi afite. Uwagize amahirwe yo kureba filime nka Escape Plan, Rambo ariyo Last Blood, Cobra, Oscar ndetse na Rocky bazi uwo ndi kuvuga. Uyu munsi tugiye kuganira kuri Silivester Stallone benshi twamenye nka Rambo, turebere hamwe ngo mbere y'uko yinjira muri sinema yarabayeho mu buzima bumeze gute. Ibuka ko iyi ngiyi ari Ntare Mediative ukurikiye, jya kugezaho ikiganiro nijwi Zake Sibomana, ntiwibagirwe gukanda subscribe kugira ngo ujye ubona andi makuru y'ibyamamare akiri mashyashya, ndetse ukande na like, share na comment, ukwandikira ikindi cyamamare waba uzi cyateye intambwe mu kirenge cya Silivester Stallone tukigukorereho inkuru. Mbere yuko tugira ikindi kintu tuvugaho, reka turebere hamwe amazina y'uyu mugabo. Ni muntu ki? Yitwa Michael Silvester Gertensio Stallone, yavukiye muri Hell's Kitchen mu gace ka Manhattan mu nkengero z'umujyi wa Los Angeles. Ubwo yari arimo avuka, nyina yahuye n'ibibazo. Uyu musore avuka itama rye ry'ibumoso ari nka pararize, ridakora rimwe nk'irindi, ururimi rwe ndetse n'izuru ndetse n'umunwa bitagendera hamwe. Iyo avuga ubona umunwa we witigisa cyane, ndetse n'izuru n'ururimi narwo ntirugendere rimwe n'amagambo ashaka kuvuga. Uyu musore ubwo yari afite imyaka 7 ahagana mu 1961, iwabo bimukiye muri New York. Bagezeyo ise ashinga ishuri ryigisha ubwiza. Nyuma y'imyaka 4 nyina ashinga ishuri rya siporo ariko y'abagore gusa, ayita Barbera. Nyuma yaho ubwo ababyeyi be bari bashyitse muri New York, hashize imyaka mikeya gusa ababyeyi be baratandukanye, bituma Stallone akurira mu buzima bukeya kubera ko nabo batari bihagije mu myemerere. Stallone yabatirijwe mu idini Gatolika ubwo yari afite imyaka 2 gusa y'amavuko. Ubwo Stallone yari afite imyaka 22 y'amavuko ari muri Swaziland, yakinnye muri filime yiswe Downhill ari boss wa resitora, ariko n'ubundi iyo filime nta kintu gikomeye yamumariye kuko bamuhaye amadolari 20 gusa, kubera yuko iyo filime itari yamenyekanye cyane. Ariko n'ubundi Stallone yaje kugomeza yiga ndetse akomeza no gukora ibintu byinshi bijyanye n'amafilime, ariko n'ubundi biranga. None reka twinjire mu kindi gice cy'ubuzima bwa Stallone, ari nacyo cyatumye tumumenya ku izina rya Rambo tuzi uyu munsi. Ahagana mu 1989, Stallone yakinnye muri filime yiswe The Party at Kid. Gusa iyo filime yari iri muri filime z'urukozasoni benshi muri twe tuzi kuri pornography. Akaba ari filime yakinnye afite ubukene bukabije cyane, aho yari amaze ibyumweru 3 arara muri New York ahantu bategera amabisi bitewe n'uko bari bamwirukanye mu nzu yabagamo kuko nta mafaranga yo kwishyura yari afite. Stallone yakinnye muri iyo filime. Akimara kuyikina
abantu benshi bamwibazaho cyane baranamutuka, bamwe bakamubaza ngo ni iki cyatumye ukina muri iyo filime y'urukozasoni. Stallone nawe arababaza ngo mbese nari kwiba, nari kwica kugira ngo mbone amafaranga yo kurya, kandi nakoresheje ubuzima bwanjye n'ubwenge bwanjye nkabona icyo kurya. Gusa n'ubundi iyo filime no nta kindi yamumariye gikomeye kuko bamuha amadolari 200 gusa. Nyuma yaho Stallone yarakomeje n'ubundi aho ubukene bukabije, aza kwiba umugore w'imikufe 3 ndetse n'isaha, aragenda arabigurisha. Amara iminsi 3 nabwo arara muri gare ahantu batagira imodokari muri New York. Gusa n'ubundi ntiyakomeje gucika intege kuko nyuma y'ibyumweru 2 yagize amahirwe yo kureba iteramakofi hagati ya Muhammad ndetse na Rufa J. Akimara kureba iryo teramakofi yase agira igitekerezo cyo kwandika filime. Script y'iyo filime yayanditse mu masaha 20 gusa, mu gihe undi muntu kwandika filime byamufata amezi 2 cyangwa 3, ariko yayanditse mu mwanya mutoya cyane. Bukeye atangira gushaka kampani yayimugurira. Nyuma yaje guhura n'iyo kampani, abasaba yuko bamugurira iyo filime gusa akanekinamo nk'umukinnyi w'imena. Akimara kuvuga iryo jambo baramubwiye bati, wowe ureba nk'usekeje, wowe usa gutyo utaramamaye na gatoya, ninde wareba filime wakinnye nta muntu n'umwe ukuzi, kuko icyo uzaba cyo ntaho kijya. Stallone yazinze script y'iyo filime ye arigendera. Hashize ibyumweru bikeya barongera baramuhamagara, bamugeza ku madolari 250, amafaranga menshi cyane yaguhindura ubuzima mu Rwanda ndetse no mu bindi bihugu byinshi byo ku isi. Gusa Stallone yari afite imbwa ye yakundaga cyane, aho yahuye n'umugabo ayimugurisha amadolari 20 gusa. Ataha ari kurira cyane kubera uburyo yakundaga iyo mbwa yiwe. Nyuma y'igihe gitoya barongeye baramuhamagara, bamugeza ku madolari 350. Gusa n'ubundi ibi by'ubusa Stallone arayanga, arababwira ngo niba tuzayikinamo nk'umukinnyi w'imena mu byihorere. Nyuma baje kongera kumuhamagara, bamuhereza 35,000 by'amadolari ya Amerika, bumvikana yuko azayikinamo nk'umukinnyi w'imena ariyo bamuhaye gusa. Akimara gufata ayo mafaranga yahise yirukanka ajya gushaka uwo mugabo yahaye imbwa yiwe. Hashira iminsi 3 batarahura, gusa bamaze guhura Stallone yahuye n'uwo mugabo amubwira ko ashaka kamusubiza imbwa yiwe. Umugabo aramubwira ati, nakuguriye imbwa sinayikwibye, urongera uyingurire kuko nanjye nayikuguriye. Stallone amuhereza 1,000 cy'amadolari, arayanga, yamukuye kuri 50 gusa y'amadolari. Stallone imbwa nyarugana aho yaje kuyigura 15,000 by'amadolari ya Amerika, amafaranga asaga muri miliyoni 15 z'amanyarwanda, kubera uburyo yakundaga imbwa yiwe. Stallone yaragiye akina muri iyo filime bayita Rocky. Iyo filime ikimara gusohoka ni filime yakiriwe neza n'abanyamerika ndetse n'isi yose, batiteye ko umuntu wayikinnye atazwi na gatoya. Iyo filime ikimara gusohoka ni filime yamwinjirije amafaranga menshi, noneho babonye imbarutso yo kwinjira neza muri sinema. Aho yese noneho atangira kwinjira neza muri sinema, ahita yandika nka First Blood, ariyo filime yiswe Rambo tumuziho uyu munsi. Yandika nka filime nka Oscar, Escape Plan, ahita yandika Assassins, arongera yandika filime nka Cobra. Ziba filime nziza cyane muri Amerika, ziranakundwa. Agomeza gukina izindi filime nyinshi. Nyuma akina filime tutakibagirwa, filime yakuzwe n'abantu batari bacya cyane, The Expendables. Filime yamwinjirije asaga miliyoni 30 z'amadolari ya Amerika, igisohoka kuri office box maze icyumweru kimwe gusa. Aho yari yakorenyijwe ibyamamare nka Jason Statham uzi nka Transporter, Umwana w'Intambara, Adolf Lundgren, Jet Li,
ndetse Arnold Schwarzenegger uzi ku izina rya Komando wabashe no gukina muri filime nka za Terminator. Ndetse aho iyo filime Expendables kubera amafaranga yamwinjirije yaje gukora ikindi gice cya kabiri yongeramo ibyindi byamamare nka Jean-Claude Van Damme ndetse na Chuck Norris. Yongeye yandika n'ikindi gice cya Expendables cya gatatu aricyo giheruka cyasohotse muri 2012 na izo nazo ni filime zamwinjirije amafaranga menshi. Hagana muri 2018 hasohotse ikinyamakuru kivuga yuko Rambo yapfuye, gusa Rambo acyamaganira kure asohoka mu nzu yavuga ati umupfu avuye mu bapfuye agarutse mu bazima. Izo ni inkuru z'inshamugongo, gusa abwira abafana biwe ati ndacyahari, ndahumeka, nderera abakobwa banjye mu kayaga akavura kagwa bakina, ndetse nanjye ndakomeye ndacyabasha no gutera igipfunsi. Murumuna we witwa Frank Stallone Jr. umwandikira indirimbo zose zumvikana muri filime ze yasohotse hanze, yandika ku rubuga rwe rwa Facebook avuga ati ubundi si ubugambanyi nk'ubu ngubu buva kuki? K'ubundi n'abantu bakirasana bakicana mubikoraho iki kugira ngo mubone umwanya wo kujya kubeshyera umuntu we yapfuye kandi akiri muzima? Ibyo ngibyo ni ibintu byababaje murumuna we cyane, ndetse binatera umubyeyi wabo w'imyaka 93 ihungabana rikomeye cyane ubwo yabyumvaga. Stallone ni umwe mu bagabo baranzwe no gufasha abatishoboye cyane, ndetse kugeza muri 2016 yahawe igihembo cy'umugabo ufasha abatishoboye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mugabo umutungo wiwe ukobarirwa muri miliyoni 400 z'amadolari ya Amerika. Imodokari zose zigaragara muri filime ze inyinshi aba ari iziwe. Akaba ari umugabo ufite amazu menshi muri New York, muri Los Angeles ndetse no mu yindi mijyi ikomeye cyane ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu munsi twababwiraga amateka ya Rambo. Ntibagirwe gukanda subscribe, share ndetse na comment na like byabakugezagaho ikiganiro Ijwi Zake Sibomana. Iyi wibuke ko ari Ntare Media TV wari ukurikiye. Kanda subscribe ntiwibagirwe.